imbuga nkoranyambaga nta kindi ziri kugarukaho by'umwihariko no mu Rwanda usibye amateka yari yandikiwe muri BK Arena mu gitaramo cya mbere kizihiza imyaka 20 umuhanzi Ruhumuriza James yamaze mu muziki. King James yaracima kureke babandi babyirata anerekana ko umuziki burya atari injyana yishimirwa bitewe nuko ari indirimbo zidunditse, ahubwo ni indirimbo zigenda gake za romance zagukora ku mutima maze zigakurura attention cyangwa se amarangamutima yawe. Bamwe bati nyamara ushobora gusanga twari twarayobye, ibaze ko twirirwa takagiza abanzi horo mu makamwe nibo barenza hano mu Rwanda, nyamara umwami yiturije. Ibaze umuhanzi bidasaba gutwikira indirimbo ye cyangwa igitaramo cye kugira ngo gikundwe kivugwe hanze, hari kugasanga abafana bari kugura amatike nk'abagura amasuka. Ibaze ko Urban Boys rimaze imyaka 8 idaherukanye hano mu Rwanda baratandukanye, bongeye gukora igitaramo i Rubavu, ariko ugasanga ibyamamare byinshi byaje kwifanira King James muri BK Arena. Abarimo management ya Bruce Melody, umuryango wa Butera Knowless, Rocky Kimomo, Miss Naomi, Miss Muheto n'abandi benshi batandukanye baje kwifanira King James. Abandi bati usibye Meddy yerekeje muri gospel ni wenyine washobora kugerageza gukuraho nk'ibyo King James yari yakoze, nubwo nawe bishidikanywaho. Abarimo Shafi, Phil Emoni n'abandi benshi batandukanye barimo King V bahawe amahirwe kwigaragaza muri gitaramo, naho Ariel Ways, Zuba Ray, Manik Yani, Dani Nanone, Mico the Best n'abandi benshi batandukanye bakoranye amakorabo na King James nayo bagerageje gukorana muri kino gitaramo. Mbibutse ko ari n'umunsi wa kabiri w'igitaramo kubacikanywe n'icyambere. Nitwa General Bruce. Ciao ciao.